Muri rusange twese dukunda umuziki ndetse kandi indirimbo zigira uruhare runini mu buzima bw'abantu. Hari abumva indirimbo kuko hari ibyo bashaka kwirengagiza, abandi bakazifashisha mu kuruhuka ndetse abandi bakazifashisha mu rukundo, tutibagiwe ko nubwo hari abakora umuziki nk'ikintu bakunda, abandi umuziki urabatunze ndetse babaye abahedwe bivuye mu kuririmba. Ibi byose nanone biherekezwa no kuba abahanzi bagira abakunzi ndetse n'abafana, ndetse ugasanga ahanini barabihebeye. Mu Rwanda tugira abahanzi batandukanye bakoze ndetse bagikora umuziki mwiza, aho buri wese aba afite abafana be. Ibi byose bigaragarira ku buryo bakurikiranwa kuri social media zabo, ariko uyu munsi turibanda ku rubuga rwa Instagram. Bazaniye urutonde rw'abahanzi muri rusange bakurikiranwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Instagram. Gusa hano nibanze ku baririmba indirimbo zisanzwe, umuziki abantu bose bisangamo. Ntabwo nazanye abaririmba mu njyana ya rap, abo twita abaraperi. Ndakurarikira gukurikira kino kiganiro urebe niba abahanzi ukunda baje kuri urutonde. Nge muri kubana ndi Florence, iyi ni The Sky Media. Muhawe ikaze mu kiganiro. Turere ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe, tumanuka ku mwanya wa mbere w'urutonde rw'abahanzi bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa Instagram. Uyu mwanya turasanga umuhanzikazi Aline Sano. Aline Sano afite abamukurikira basaga ibihumbi 351 ku rubuga rwa Instagram. Akaba umwe kandi mu bahanzikazi bake babarizwa mu bafite abafana benshi muri rusange. Aline Sano aya niyo mazina ye, akaba nayo akoresha mu kazi ke k'umuziki. Uyu mukobwa yamamaye mu ndirimbo nyinshi kandi zakunzwe, numwe kandi mu bahanzikazi bategeze bacika intege, aho yahatanye kandi bigakunda. Kugeza uyu munsi Aline Sano agaragara neza ndetse ahagaze neza mu muziki. Akunda kugarukaho cyane cyane ku buryo yambara n'imiterere ye, aho bamwe babimukundira dore ko we atita ku byo abantu bavuga, ahubwo akora ikimujemo. Kandi Aline Sano kuva yatangira umuziki yahawe ibihembo bitandukanye, dore ko ari n'umwe mu bahanzikazi bafite ijwi ryiza cyane. Muri rusange Aline Sano yaje ku mwanya wa 10 mu bahanzi bafite abakurikira benshi ku rubuga rwa Instagram. Umwanya wa 9 turasanga umuhanzi w'umuhanga cyane Davis D, ufite abamukurikira basaga ibihumbi 369 birenga. Uyu muhanzi yamamaye mu ndirimbo zitandukanye. Yatangiye umuziki guhera 2020, aho yatangiriye mu ndirimbo nka Mikoro, Ifarasi n'izindi nyinshi. Kuva ku ndirimbo ya mbere uyu musore yahise agaragariza urukundo rutangaje, niko guhita akomerezaho kwamamara. Uyu muhanzi kandi yagiye agarukaho kenshi mu itangazamakuru mu nkuru nyinshi, kandi inyinshi ziganjemo iz'abakobwa, nk'uko nawe yiyita ko ari umwami w'abana cyangwa se Shani Boy. Davis D w'ijwi ryiza ndetse w'umuhanga mu gukora umuziki, niwe waje ku mwanya wa 9 w'uru rutonde rwacu. Dukomeze no ku mwanya wa 8, aho turasanga umuhanzi w'umuhanga cyane ndetse akaba na producer, na wundi ni Element. Uyu we afite abamukurikira basaga ibihumbi 424 ku rubuga rwe rwa Instagram. Yamamaye nka Element cyangwa Ere, amazina ye bwite akaba Mugisha Fred Robinson. Yatangiye kwamamara binyuze mu gukora umuziki, ibi tuzi nka producer, aho byagaragaye ko ari umuhanga cyane, maze mu mwaka wa 2020 Element aba Element mu ndirimbo nyinshi zari zikunzwe. Nyuma ariko uyu musore umaze kwibika abakunzi yaje no kuba umuhanzi, maze indirimbo ze zirakundwa bitangaje ndetse igikundiro kiriyongera. Uretse ibyo ariko Element ni umusore ugaragara ko ari mwiza, aho abenshi bakunze kugaruka ku kuntu aseka, bavuga ko yaba aseka neza ndetse akaba afite igihagararo cyiza. Rwose kuba bavuga ko ari umusore mwiza ntabwo waba ubeshye. Tugeze ku mwanya wa 7 w'uru rutonde, aho nta wundi tuhasanga uretse umuhanzi wigaruriye imitima y'abafana benshi, cyane cyane abana. Uyu akaba ari Chris Easy. Yibitsa abamukurikira barenga ibihumbi 427 kuri IG cyangwa se Instagram. Akaba ari umuhanga cyane ndetse wongeyeho kuba ari umusore mwiza. Yamamaye nka Chris Easy, ariko amazina ye ni Christian Iradukunda. Yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye, dore ko umuziki we wihariye byatumye yigwiza abafana benshi mu ngeri zose, abana ndetse n'abakuru. Nubwo ari umuhanzi mwiza ndetse ubarizwa mu itsinda rya Giti Entertainment, ku rundi ruhande ariko ni umusore uteye neza ndetse mwiza, bikaba bituma yiyegurira imitima y'abantu benshi, maze bamukunda mu buryo butangaje bakamukurikira. Uyu musore Chris Easy afite indirimbo zitandukanye, harimo Inana, Eden n'izindi nyinshi, aho nyine ibi byatumye aza ku mwanya wa 7 mu bahanzi bafite abakurikira benshi, by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram. Undi moja sana demerundi mwana fashion westali. Naho ku mwanya wa 6 turasanga umuhanzi Christophe.
Uyu we yibitse abamukurikira barenga ibihumbi 428 yamenyekanye cyane mu ndirimbo z'urukundo mu myaka myinshi ishize. Ikindi kandi aherutse gutangaza ko ari kwitegura gusohora alubumu nshya amaze igihe ategura. Uyu musore azwi mu myaka myinshi ishize yamenyekanye cyane mu ndirimbo nziza cyane z'urukundo ndetse zafashije benshi mu bakundana. Uyu musore ariko ni umwe mu byamamare bigorana cyane kuba wamenya ubuzima bwe bwite kuko atajya akoresha ubwamamare bwe ngashyira hanze ubuzima bwe bwose. Yagiye agarukwaho kenshi ndetse akaba yaravuzwe mu rukundo n'umunyamakurukazi wa RBA Martina Abera, gusa imyaka irashize nta kibaye hagati yabo. Ni umusore kandi ufite igihagararo no gutera neza bikurura abafana be, akaba kandi yihariye ku nseko idasanzwe aho ari umwe mu basore b'ibyamamare baseka neza cyane. Iri joro ninjye nawe, oya sinkubira ufana. Tugeze muri top 5. Uyu mwanya turasanga umuhanzikazi akaba umwamikazi wa muzika Butera Knowless. Akurikiranwa n'ibihumbi 845 barenga. Knowless ni umuhanzi wakunzwe cyane kuva kera kugeza n'uyu munsi. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Ingabire Butera Jeanne. Gusa muri kariyeri ye y'umuziki azwi kuri Knowless. Butera amaze imyaka irenga 12 mu muziki, aho nyine yakunzwe byihariye bikarenga bikagira no hanze mu bindi bihugu. Yagaragaye mu ndirimbo nyinshi cyane, aho indirimbo ze nyine zakunzwe kugeza n'uyu munsi. Uyu kandi yagiye agarukwaho cyane muri social media dore ko agaragara mu bikorwa bitandukanye mu minsi ishize. Kandi Knowless yongeye kuvugwa nyuma y'ijambo yavuze ubwo hari mu bikorwa byo kwamamaza amatora ndetse no gushyigikira umukuru w'igihugu. Knowless yashimiye umukuru w'igihugu aho yavuze amagambo akomeye kandi yuzuye ubwenge. Ibi rero byatumye benshi bashimira uburyo yitwaye. Nyuma yaho kandi Butera n'umwe mu bahanzi bagabuye inka n'umukuru w'igihugu, aho uyu muhanzi ndetse na bagenzi be bagaragaje ibyishimo bidasanzwe. Kugeza uyu munsi Butera afite abana 3 yabyaranye n'umukunzi we akaba umugabo we Ishimwe Kerema. Naho umwanya wa 4 turasanga umuhanzi akaba umuramyi Israel Mbonyi. Mbonyi akurikirwa n'ibihumbi 877 barenga, akaba akunzwe mu bihugu byinshi bitandukanye, ahazwi kandi mu kwesa uduhigo twinshi dutandukanye, harimo kuba uwa mbere wujuje BK Arena yakoze igitaramo, ndetse akaba mu bahanzi bake bujuje miliyoni y'abasabu ku rubuga rwa YouTube, ndetse tutibagiwe no kugira indirimbo zifite views nyinshi. Israel Mbonyi n'umusore ufite igikundiro cyihariye muri East Africa n'ahandi, akaba yaramamaye ku ndirimbo nziza zihimbaza Imana. Yagiye agarukaho kenshi cyane mu itangazamakuru ndetse igikundiro kikiyongera umunsi ku wundi. Benshi bagiye bagaruka ku kunasa bakongeraho n'Imana afite yo kuririmba ndetse bagahamya ko ari umusore mwiza cyane rwose. Ibi kandi byatumye bamwe bibaza cyane ku buzima bwe bwerekeye urukundo, dore ko Mbonyi atarerekana ko hari umukobwa baba bari gukundana. Mu bakunda Mbonyi nubwo muri rusange akunzwe, ariko cyane cyane abakobwa bamukunda cyane. Ibi byose bigahamya ko ari umuhanzi mwiza. Umuhanzi The Ben ni waje ku mwanya wa 3 mu bahanzi bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa Instagram. Afite abamukurikira ibihumbi 945 barenga bamukunda cyane. Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben yamamaye mu myaka myinshi ishize, yakoze umuziki mwiza ndetse indirimbo ze zikomeza kuba mu mitima ya benshi. Umuziki we ni kimwe mu bintu yagiye avugwaho cyane, ariko nanone ubwiza bw'uyu musore wamaze kuba umugabo nabwo bwavuzweho kenshi, aho n'ubundi yagiye agaragara yaboye urutonde rw'abasore beza. The Ben yavuze ko nubwo yabaye umugabo ndetse si yose ibizi, ati ntibikuraho ko n'ubu abakobwa bakinyandikira mu gikari. The Ben udashobora kubura mu bahanzi beza u Rwanda rwagize, wakoze imiziki myiza cyane kandi yafashije benshi. Kubu n'umugabo wishimiye kubaka, aho nyine abana n'umugore we Pamela, ndetse kubu bombi baryohe no kuba baramaze kwibaruka imfura yabo, umwana mwiza cyane w'umukobwa. Abafana n'abakunzi b'iyi couple bishimiye cyane uyu mwana wa The Ben na Pamela, aho ibi bigaragarira muri comment babandikira. Ngabo Medal uzwi nka Meddy nuje ku mwanya wa 2, afite abamukurikira miliyoni barengaho gato kuri Instagram, akaba ari muhanzi wa mbere wujuje ino miliyoni y'abamukurikira, nubwo kuba ariko atari uyifite gusa. Ndetse kandi yanaciye agahigo ko kuzuza miliyoni y'abasub kuri YouTube, ndetse akiyongera ko burya ari we muhanzi ufite indirimbo yarebwe cyane kurenza izindi ku rubuga rwa YouTube. Akaba nanone n'umuhanzi ukurikiranwa n'abo mu bihugu bikomeye bitandukanye. Meddy ko umaze imyaka myinshi abaye umugabo, ndetse akaba amaze kwibaruka abana 2, umukobwa n'umuhungu. Tumuzi mu myaka myinshi mu muziki, yakoze indirimbo nziza cyane zakunzwe ndetse n'uyu munsi zikunzwe, zikaba zari ziganjemo indirimbo z'urukundo. Nubwo kubu yahinduye indirimbo akora mu gice cy'abahanzi baririmba indirimbo z'Imana, gusa nazo zarakunzwe ndetse zifasha benshi. Kimwe mu bintu bigaruka kuri Meddy ni ubwiza.
Bigaragara neza ko mu myaka myinshi yaba mu muziki, mu bahanzi cyangwa ibyamamare muri rusange, Meddy niwe uhora afata umwanya wa mbere mu basore beza, ndetse kandi koko bigaragara cyane, ubwiza bwe ni ikintu kigaragara. Tugeze ku mwanya wa mbere, ndabizi ko ari umwanya mwari mutegereje muri benshi, ariko kandi ndabizi ko benshi mwamaze kwibwira uwo ari we. Reka mwibutse gukora subscribe na like niba wakunze ikiganiro. Twagiye no ku mwanya wa mbere. Umwanya wa mbere turasanga umuhanzi Bruce Melody, afite abamukurikira bangana na 200,000 ku rubuga rwa Instagram. Melody azwiho kugira abafana benshi cyane ndetse mu ngeri zose. Ni umuhanga ndetse akaba umukozi cyane. Uyu nawe afite agahigo ko kuba ari umuhanzi ugira indirimbo zirebwa cyane kandi mu gihe gito ku rubuga rwa YouTube. Melody yatangiye umuziki mu myaka myinshi ishize, aho yakoraga indirimbo z'urukundo nziza cyane, maze abantu barazikunda. Numwe mu bahanzi bategeze bacika intege, mbese bahatanye, maze ibyo benshi babonaga ko bidashoboka, Melody we yarabishoboye ndetse aza kugera kuri byinshi. Melody ufite ubuhamya mu rugendo rwe rwa muzika, afite abakunzi benshi ndetse ntibatinya kuvuga ko ari umuhanzi wa mbere mwiza. Wakoze kubana natwe mu kiganiro. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cyavugaga ku bahanzi bafite ababakurikira benshi ku rubuga rwa Instagram. Niba wakunze ikiganiro cyangwa ubona hari twibagiwe n'abakurikiranwa cyane, dusangiza igitekerezo cyawe hano muri comment. Ibihe byiza.